Amazina yanjye nitwa Musa, nkaba mfite imyaka 25. Mu buzima bwanjye nabayeho mbabaye kuva nkiri umwana kugeza ngejeje imyaka 25. Nkiri umwana mfite imyaka 5 nabonye aho mama wanjye bamufata ku ngufu ndeba, ndetse bamaze kumusambanya baramwica. Bamaze kumwica baraje baramubaga, baramuteka, bangaburira inyama ze ntabizi. Maze kurya barambwira ati ntuzongere kutubaza umubyeyi wawe dore ngo uramuriye. Twamukugaburiye ngazaba urwibutso uzahora ugendana mu mutima wawe. Narababaye ndarira, ariko kuko nta kundi nari bubigenze ndi umwana ndatuza. Nabayeho ntotezwa, baho mu gahinda gakomeye cyane, nawe urabyumva umwana wo kugendana inyama z'umubyeyi we mu mubiri we. Kandi nabanaga n'ababyeyi banyiciye umubyeyi wanjye, nkabana n'umugabo wafashe mama ku ngufu ndi kumureba. Ariko kuko nta handi hantu nari bujye, narihanganye baho muri ubwo buzima. Iyi niyo nkuru ngiye kubabwira. Ariko wowe kwikomeza kunywa amazi kandi waduhamagara. Bagiye kubarebera. Urugo rwawe nta na byeze. Umva uretse kutamubwira. Oya, no, ndafite rero. Uriya mwana agomba kubabazwa birenze no kubabara. Urabyumva? Tukamwica ahagaze. Kuko niyo ntego. Umva mbabwira, nta mwana mumundekere. Ndamubabaje kuva kera akiri muto. None dore arakuze. Ntabwo ngiye yanamira kumubabaza kandi akuze. Mukindekere ngewe nkifite gutya. Oya wese namuguha. Oya. Njye ndashakaga kumukora ubucuyi. Umenye ko ni wewe wishe nyina. Iyo kubonyera sakuza ntubizi. Ntabwo rero wewe wamukoreye, wewe ntacyo wakora. Oya. Ahubwo dukora iki? Nukuganira Ariko muzi ko nakomeje kubumva. Ariko muzi ikibazo mwebwe abantu mugira mu mutwe. Mufite ikibazo cyo mu mutwe mwebwe. Mama ni Kigali, umva Kigali. dukora iki? N'abatanzi. Tubwiranye. Banzo rero. Urabizi ko iyo uhutse ibintu byose birapfa. Komeza. Rero ni byiza kwitonda kuruta guhubuka. Asama. Natubwire. Kiriya cyana nakomeje kudebekera. Ni iki gituma ubundi kitatureka? Cyo mwaragitekereje? Ni ingingo. Kutekereza Kwa Kigali ngamwita bitera ubwenge. Uretse imineke ize urye urumva nyirindazo dushaka umukobwa wawe. Umwana wanjye icyo azajya yifuza cyose uzagikemura. None ndashaka kuzamwogoshesha gutya urumva ugasubira ku ishuri gutya nangaha uringaniye urumva ku buryo umwana wanjye azagenda Boss, ndaga. Bura intore ntiganya. Biritire ntiganya, nako intore ntiganya.
mwanyohereje nta gakapu mwambaye ariko imana no kwimenyereza kuntu nimara mukamuguza ikimodoka yababa Yesu we kuntu nzanyije bivimbira urafatira umwana wanjye n'imineke ukaza ukurura hasi nk'ukure nuzi uje kugaburira ikibwana sha nose boss avuye mu itaka bitwavuye mu itaka ubundi aricyo bitwaye umwana wanjye avuye mu itaka hoya umwana wanjye yavuye mu nda ya nyina yavuye mu nda ya nyina ako boss nari no masengesho uretse umwana wanjye nuzi ukurura ibya wagira ngo wari ujya kwahira ikibwana cyangwa ni mwana we ngareka mbi nuko usigara undare hoya azabamo niko sha azabamo perezida baza babikura hasi azabamo perezida sha boss ko ntari sha nagurisha hoya boss we nera kuri ndazi umwana wanjye ni wowe birago hoya we sungura niki hoya we sungura hoya nabaringa sungura n'inguru n'umwana wawe n'Imana mwambare nkagikubita naryo ariko Usitira ngandi akana kana ninza boss kubita n'injyo ariko nkwica nzakwireka yawe hoya irya jamabe boss bazakwihanganya kwimuri no kunyagira hoya we nyine iki karuvati yawe uzi ko imvura bazobarega nkajya kwambara agapira ko n'imvura igiye namwe nimwisubiranemo mwana wabibonye nimwisubiranemo bose uzi ko bituru uromba hoya ako wanyweye muri iyi mvura wenda irya mbasi mbabara mve muri iyi mvura bihekenye ngume mu mvura se ndavuze ngo bihekenye uri aho ngaho ngume mu mvura bose ngume mu mvura oya kumaho nangere kanugame wenda uraseka ikimwero uzababwira ngo muhuru hazaba aturanye undi ni wawe uyu ni umukozi wanjye reka ntekerejeho we Peter hari ikintu utazi musa ni ikigoryi wabyumviseho musa ni ikigoryi uriya yavuga iki musa ntabwo umuzi yavuga iki cyane nawe ugira ubwenge wowe kiriya cyana ni umuhanga nka se aho ngaho wibeshye nibyo rwose ntabwo ukizi umva uriya mwana ni nka se mwitonde cyane niba hari n'umuntu wigeze kwitondera mu bo twabaje bose iki gicucu gifite mu mutwe ariko uriya mwana Peter ni mumundekere uzabigenza utari kosa ni iryanjye nzamubaza ninjye utaramwicanye narwanya hano yakoze ikosa ntabwo waravuze kubura ikifufu ariko ni mumundekere ikibazo dufite si amafaranga siriya mitungo niko bimeze si cyo kibazo gusa dufite pe ni mumundekere kigiye kubabaza uzakora iki njye boss ntazongera kumbaza raporo muri ubwo bugoryi bwanyu kigiye kugira gute navuga ngo ugiye kubabaza mumundekere gusa okay ntacyo bitwaye reka tumurekere kamo ariko kamo amumaranye imyaka ingahe wanjishije ariko mva mubwira reka tumuhe amahirwe turebe nibyanga nibwo tuzongera bitaba yabyize icyazi ni ukuvuga ngo ariko none reka no mubwire gutumura imyotsi undi munsi kiriya cyana nticyanga kuduha amakuru nzakumena cyane nzamubwire tugomba reka tumukurikire ariko tugomba kujya dukurikirana amakuru n'ibanga rikomeye cyane ako kantu bikomeye ku buryo mva nta n'umuntu n'umwe wamenya ngo bimeze oya ndumva umunyabwenge wacu yungutse ikindi gitenge ngaho vuga urabyemera ko ndi umunyabwenge ariko Kigali burya hari iva muri tanzania warunda mureke mbabwire kiriya cyana dushake umwana uzajya duha amakuru ku gihe yes uko
cyatambutse ibyo nibyo tugikurikirane tukigenze n'ibyanga tuzagikurikiza nyina ariko nta cyatumye Sipana nateguye icyayi nkagutegereza nanone. Mbega kuntu karyoshye. Ndahira. Mbega kuntu kiryoshye we. Aya sheri. Tumubwire. Siko nimukunda. Niba rusi umugore nkunda reka mubwire. Ndagukunda. Sibyo? Nikajya gutungwa. Abese. Agenda uri kuri iyi si. Kanira kwibaza. Nibaza. Amera byose. Bese rose. Kurira. Kubabara. Guseka byose byagenda ndeba ubuzima nta gisobanuro cyabwo sheri uyibona ute Rero hari ikintu utazi ubuzima bw'umuntu ni gatebe gatoya uyu munsi urishima ejo ukababara ariko ndagira ngo sabe ikintu kimwe ko tuzarinda urukundo rwacu ntiruzigere rwangira. Sheri nanjye gufata nicaye mweho ukanyinshira hasi maze nkubwire nawe ngo nzagukunda sibyo uri imfura ukaba numvita kuri njyewe maze ukuntu imeze azengurutse iyi si yose shaka umukobwa wasa nka Rusi naramubuze pe amagambo mbwira buri buze arantungura nawe nuko ntungura uko bukeye niko bwire sheri reba nkubwire reba muri Afurika Aziya Amerika Uburayi hose ndavuga ngo nahazengurutse nabuze ubwasa nkawe pe ariko mbona akantu utaruzi nk'ubundi indoro yawe rero urabeshya inseko natawe n'akanonyo ku matama uburanga sheri byose bikuriho ndabikunda kandi nzanyeze ko nzagukunda iteka ryose. wowe arusha nzi umugabo wanjye utararengana hariya ku gasantire wagiye Aziya Amerika Uburayi sinzi hehe Eka mubwire wowe njyewe Aziya kubera urukundo ngukunda rwonyine waba turategana kwa site rwatumye mazenguruka rwatumye mazenguruka sheri humura urukundo rwacu ntabwo ari ka kantu bazanye bakarundarunda bagashyira hari kurya haba mu nzara haba mu bibazo nzagukunda ndetse n'akakana nzakarira neza nkitaye ko kakabya kubera ko ngukunda wowe gereshere nicyo ngukunda rero nibyo koko umugabo wawe reba igihe tumaranye tutabyara pe ariko njye nta kibazo kwihangana kwawe sheri tuzagutera kubiresha tuzabyara sibyo buriya rero umuntu ushaka kubaka urugo hari ibintu bibiri uti ni ibiki niyo ugize kandi rwose nkunda kwihangana no guca bugufi ibyo bintu iyo bifite mu rugo urukundo rugenda rukura ugasanga nta muntu wita kureba ikibazo kiranga ko muba mukundanye kandi mugeze mu mwubahana sheri reka nkubwire ndagukunda nzaba nkukunda iteka ongera bimwe
mbwira. Allo? Oui. Impamvu ngo uhamagaye mwitonde kuko abantu duhanganye nabo bafite indi sisiteme bize y'ubuhanga. No! Ndavuze ngo mukore nk'abahanga. Musa! Karame?